Ndabasuhuje amahoro y'Imana abe muri mwe. Ndabashimiye kubwo kudukurikira ku Rurembo TV. Agiye basuhuza nitwavuga Imana Moyize nuko bisanzwe ndi inshuti yanyu. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndashima Imana kubwo kongera kugaruka kuri iyi mikoro. Shimiye mwege mudutega amatwi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba udukurikira kuri YouTube, gerageza ukande like kandi subscribe kugira ngo kubona ibiganiro byacu bitazajya bikugora. Imana iguhe umugisha. Hanyuma ndashimira n'abandi bantu babidufashamo kugira ngo izi video zitunganywe, amajwi agende neza. Byose turabishimira ababikora kandi dushimira n'Imana yabahaye ubwo bwenge. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusenge hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, se wowe ushumba byose, turagushimiye kuko wateguye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe mu bihe nk'ibi ngibi, kuko abantu bakeneye ijambo. Nyagasani rero ndakwinginze kugira ngo bane nanjye mu kuvuga ijambo ryawe, ndetse umugisha buri muntu wese uneze amatwi, n'undi wese uzareba iyi video cyangwa se uzumva ubutumwa mu gihe cy'imyaka yose izamara. Ndagushimiye Mana kubanye natwe muri akanya mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, igice cya 21 n'umurongo wa 21. Yohana igice cya 21 n'umurongo wa 21 haranditse ngo, Petero abonye uwo abaza Yesu ati, Mwana, uyu se azamera ate? Yesu aramusubiza ati, niba ashaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki nkurikira. Nicyo cyatumye iryo jambo ryamamara muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazapfa. Ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko atazapfa, ahubwo yaramubwiye ngo, niba ashaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki. Nakiri ijambo ry'Imana. Dusome mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo waho wa 9. Dusome mu Byahishuwe igice cyago cya mbere umurongo wa 9. Haranditse ngo, jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cy'Ipati mu bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, nicyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero 7 yo muri Efeso, ni Simuruna, ni Pergamo, ni Tuwatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ry'uwavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbonamo ubusa n'umwana w'umuntu yambaye igishura. Haleluya! Yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Dusome ku murongo wa 17 haranditse ngo, mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashiraho ukuboko k'iburyo, arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi ibindi funguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Mwakire ijambo ry'Imana. Badishimye. Haleluya! Turashima Imana kubw'ijambo rya uyu munsi. Nifuje kuvuga ku kintu cyitwa isezerano cyangwa isengesho. Haleluya! Hanyuma ndashaka kuvugana n'abantu babiri. Ndimo ndavugana n'umuntu wasenze isengesho, akagira ikintu asaba Imana, akagira ikintu abwira Imana. Uwo ngiye kuvugana nawe nindangiza mukomeza ndongera kuvugana n'undi muntu. Haleluya! Ndongera kuvugana n'undi muntu wavuganye n'Imana. Imana ikamubwira ngo hari icyo nzagukore. Imana ikakubwira ngo nzagukorere. Ngiye kuvugana na. Haleluya! Ndagira ngo banze nkubwire, wowe ufite ijambo Imana yavuze. Ijambo Imana yavuze ntabwo rihera. Ijambo Imana yavuze rishobora kugerageza nyiraryo, ariko ntabwo rihera. Ijambo Imana yavuze nta ruhura yarijya,
nta byago byarica, nta murozi wariroga, nta magambo yarikuraho, nta shari ryarikuraho, nta haleluya. Ijambo Imana yavuze rihora ririnzwe. Yahamagaye Yeremiya iramubaza ati Yeremiya ubonye iki? Arayibwira mbonye inkoni. Iramubaza ngo warebye neza? Arayibwira ngo naroye. Mana ishimwe. Iramubwira ngo haleluya. Iramubwira ngo kuri ubonye iriya nkoni niko ndinda ijambo rya nkaririnda nkarikurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugeza igihe ndisoreje. Iryo ni ijambo Imana yavuze. Ijambo Imana yavuze naho wahura n'amakuba, nta makuba yarikura, nta byago byarikura, nta ntambara zarikura, nta haleluya, nta murozi wariroga, nta magambo yarivana. Ijambo Imana yavuze rirarindwa kandi paka risohoye. Badishime haleluya. Tugiye kuvuga rero ku ijambo, tugiye kuvuga ku isezerano. Isezerano shobora kurwa mfite isezerano, shobora kuba hanze mfite isezerano ryo kuzatunga amazu, shobora kubura mfite isezerano ryo kurya, shobora kurusa kandi Imana irabwiye ngo uzaba se w'amahanga. Shobora kubura akazi kandi Imana irabwiye ko izaguha akazi. Ibyo ntabwo bizakura isezerano. Nawe wagura n'ibisa kandi isezerano riragerageza. Ndashaka kuvuga ku isezerano niwe wavuganye n'Imana kandi ukaba warase urakomera muri rija cyangwa ukanyumva haleluya, cyangwa ugashishikariza n'aba kumvira ijambo ry'Imana kuko benshi bazakomera kubera iri jambo ry'isezerano ngiye kuvuga. Banishi ijambo dusomye muri Yohana igice cya 24 ku muntu wakurikiye neza. Ni ijambo haleluya murongo 21 rivuga ngo Petero abonye uwo mwigishwa abaza Yesu, aramubaza ngo yazamera ati? Yesu nawe aramusubiza ati niba ashaka yuko agumaho upfike. Mana ishimwe. Uyu ninde? Yesu yashaka gumaho. Uyu ni Yohana haleluya. Uyu Yohana rero yari inshuti ya Yesu. Bibiliya ivuga yuko Yesu yamukundaga kurusha abandi bigishwa bose. Barihimba icyo gihe rero icyo gihe ijambo dusoma ni igihe Yesu yaragiye gusubira mu ijuru, ni igihe Yesu yaragiye kwisubira kwa Se wari waramutumye. Noneho rero yari afite abigishwa 11 yabanaga nabo, bari 12. Yuda aza kubavamo aramugambanira aza kwiyahura. Byo ntabwo ndi wivugeho, ndashaka kwivugira ku isezerano. Mana ishimwe. Yesu rero agiye kujya mu ijuru, agiye gusubira mu ijuru. Yakoze iki? Yabanye n'abigishwa amarana n'abigekere, abantu bahari abarihanga baramukubita bareba biyanganira kumara nabo. Igihe Yesu yaragiye kujya mu ijuru yarabaseze ku musozi amwitwa Elayono, arangije arabahobera. Ahobera uwa mbere, ahobera uwa kabiri, ahobera uwa gatatu, bose arabasezera aranababwira ngo ndi kumwe nawe kugeza imperuka. Nishimwe ahobera abandi bose, ariko Yohana ntiyamuhobera. Yohana ntabwo yamuhobera kandi Bibiliya ivuga yuko yari inshuti ye magana ndetse nawe yakundaga kurusha abandi, ntiyamuhobera. Mana ishimwe. Petero rero abonye ko Yesu adahobeye Yohana atamuseze, Petero yakundaga kugira amatsiko kandi yakundaga kubaza, ntabwo yari pfanaga. Yegera Yesu aramubaza ati mbese mwigisha, uriya Yohana wewe kutamusezeye azamera ate? Haleluya. Yohana Yesu nabasubiza Petero aramusubiza ati niba ashaka yuko atazapfa kugeza aho nzagarukira upfiki. Aramubwira ngo nkurikira. Nishimwe. Iryo ryari isezerano Yesu yagiranye na Yohana. Yaramubwiye ngo Yohana ntabwo uzapfa kugeza aho nzagarukira. Tekereza utumaze imyaka 2,200 2020 dutegereje, ariko Yohana yari ahabwa isezerano ngo ntabwo azapfa atarongera kubona Yesu ataragaruka. Bamishime. Yaramubwiye ngo ntabwo uzapfa, ntabwo azapfa. Haleluya. Uwo ni Yesu yasezeranaga na Yohana, aramubwira ngo ntabwo azapfa kugeza azagarukira. Nishimwe. Hari ijambo Imana yakubwiye, hari ikintu wasengeye wumva Imana ikubwiye ngo izagikora. Reka nze nkubwire, umva amateka Yohana, umva iri jambo rigukomeza, iri jambo rigufate, rikwibutsa isezerano Imana yagiranye na, rikubwire yuko iryo sezerano rizaza.
naho ririmo rirakugerageza. Banishimye solopita inefodra dimuntu umwuka w'Imana arimo arabumvishira ijambo muri kumva. Banishimye Yesu rero ngamare gutanga iryo sezera arigendera yizamukira mu ijuru arabasiga, ariko Yohana asigarana isezerano rivuga ngo ntabwo azapfa umwami Yesu ataragaruka. Reka nze mubwire wumva ukuntu isezerano ryagerageje Yohana, nawe niko rikugerageza, niko ryakugerageje, ariko nzanywe no gukomeza, nzanywe no kukubwira ngo haleluya, Yesu ni ufite urufunguzo rw'ibyavuzwe n'Imana. Yesu ni ufite urufunguzo rw'amasezerano yawe. Icyo Imana yakubwiye nawe cyakugerageza, nta wagikuraho, nta wakizirika, nta wakibuza, nta arabitasa, nta ntambara, nta mategeko, nta byago, nta makuba, nta burozi, nta mupfumu wabuze ijambo Imana yavuze gusohora. Banishimye Yesu ngamaze kwigendera, gihe kirashira, abigishwa batangira guhura n'akarenga, bamwe barabica. Ayo ni amateka mu haleluya. Ndashaka icyo shaka kuvuga ni ndashaka kuvuga kwisezerano. Haleluya. Bamwe barabisha abigishwa muri icyo gihe, bamwe babasaturinda, babarutoromayo Stefano bamwikirije amabuye, intumwa zitangira kurenga. Igihe kimwe rero bafata Yohana baramujyana, bamujyana ibwami bajya kumusekura. Haleluya. Ariko najya mubwira, bafashe Yohana bamufatana n'isezerano, kandi Yohana bari bagiye kwica, yari afite isezerano rivuga ngo ntabwo uzapfa, ntarongera kubonana nawe. Banishimye Yohana baramujya bamugeza ibwami, bafata isekuru bamushyiramo, barangije bafata abagabo b'abanyambaraga ngo bamusekure. Basekura Yohana mu isekuro arizingazinga, abanakadenesi basekura. Haleluya. Akiduna agasubiramo, birabatangaza. Reka nkubwire, hari ibigusekura, hari ibishaka kukuza isezerano, ariko reka nkubwire, nubwo basekuraga Yohana, bari gusekura Yohana akanoga akaba amaraso, ariko yari afite ijambo rivuga ngo ntabwo uzapfa, ntarongera kubonana nawe amaso ku maso. Banishimye yarafite ijambo, yarafite isezerano rivuga ngo ntabwo uzapfa, ntarongera kubonana nawe. Nabigerageza ucamo, hari ibishaka gusekura, imanukura nazo zikaba zitagwitana n'irya sengesho wigeze gusenga. Ni ya masezerano Mana yavuganye na sezerano ririnda umuntu kandi rirageragezwa. Haleluya. Yohana baramusekura, ariko bamusekurana n'ijambo rivuga ngo ntabwo uzapfa, ntarongera kubonana nawe. Nawe uzuhura nabyo bigusekura, biragusekura, ariko impamvu udapfa ni ukufite isezerano rivuga ngo uzabaho. Uhura n'inzara ikagusekura, ariko impamvu udapfa ni uko wigeze gusenga ugasezerana n'Imana, Imana ikavuga ngo nzakugaburira. Uhura n'ibigusekura, ukarara hanze wabuza huba, kagenda n'amaguru, gasekuzwa n'ingendo, gasekurwa n'ibyorezo by'indwara, ariko nagupfa ni kubera rya sezerano. Gasekurwa n'ibya ugasambana ubizikana ibibi, ugasekurwa n'ibya ukanywa ugasinda, ariko imodoka ntizikugoma. Ugasambana ntiwandure sida, n'impuhwe z'Imana na rya sezerano rivuga ngo nzakurinda mu majya no mu mazi. Banishimye gihe kiragira, bamaze kumusekura babona ntago bikunze, bamujyana nanone aha, bacanira ingunguru yuzuye amavuta, barayabiza. Haleluya. Bamaze kuyabiza, bafata Yohana baramuterura, bamushyira muri ya ngunguru yuzuye amavuta yacaniriwe yabize. Ngo bamaze kumushyiramo, barangije barapfundikira, baramupfundikira. Reka mbabwire bantu mwavuganye n'Imana, abantu mwizera amasezerano, abantu mwumva Imana ivuga, abantu mwasenze mukaba mwizeye ibyo mwasengeye, ntago wapfa. Nubwo hari ibigutwika bikagupfundikira, bigashaka kukubuza, bigashaka kubuza isezerano, ariko icyo Imana yavuze ntabwo gisha, ntabwo cyicwa. Ijambo Imana yavuze ntabwo rizahera, naho ryageragezwa. Yohana ngo bamare kumupfundikira muri iyo ngunguru y'amavuta.
Lobita sanso ne fodra mani shimwe ngo amare kumupfundikira muri iyo ngunguru y'amavuta. Yohana ngabamo arabira aratogota ariko igitanga Imana yabanye nawe. Reka mbabwire ari Yohana wenyine bari bashize muri aya mavuta yari gusha agakongoka, ariko igitangaje bamushizemo bamushyiramo n'isezerano rivuga ngo ntabwo uzapfa, ndarongera kubonana nawe amaso ku maso. Mana ishimwe ngagire muri ayo mavuta bamushizemo ari umusaza aragenda yiyurura ahinduka umusore. Hashize akanya ngo bumva Yohana imara komanga baza gupfundura. Hari igihe kari umuzimu ugarutse, hari igihe kari ari umuzimu utangiye gukomanga. Ngo bapfunduye basanga Yohana bashizemo ari umusore. Haleluya! Bashizemo ari umusaza yahindutse umusore. Ndeka mubwire impamvu udasaza ni ukubera isezerano. Impamvu urama ni ukubera isezerano. Yohana bamushyizemo ari umusaza avamo yabaye umusore. Hari ibigucanira ibigeragezo biraduhindura tugakomera. Haleluya! Reka mubwire no gutinya kwa mu kibazo, aho muri icyo kibazo no hari igisubizo. Aho muri izo ntambara no hari igisubizo. Aho wanga kujya kudepoza no hari akazi kawe. Aho wanga kujya gukora no hari amahirwe yawe. Aho ngaho urimo urahumbira no hari inyungu zawe. Aho ngaho ubona nta haleluya. Aho urimo urakorera ibyawe no hari agakiza kawe. Aho ubona urimo urarwanyirizwa no hari ubutabazi bwa Yohana. Haleluya! ngabamukura mu iyo ngunguru yahindutse umusore. Mana ishimwe ntiyihakana Imana, ariko yari afite isezerano rivuga ngo ntabwo uzapfa, ntarongera kubonana nawe amaso ku maso. Mana ishimwe yari afite isezerano rivuga ngo ntabwo uzapfa, ntarongera kubonana nawe amaso ku maso, amaso ku maso. Haleluya! Mana ishimwe ibyo birarangira baramufata. Tugiye kugera ku ijambo twasomye n'indangiza mpanurira ubuzima bwawe. Mana ishimwe. Haleluya! ngo baramufata baravuga ngo uyu nguyu we nta kindi kizamushobora. Reka mbabwire Yohana yari umuntu yarashobotse gupfa kure n'ibyari bigorana, ariko hari ijambo ryari muri we. Hari ijambo Mana yari yaravuze rivuga ngo ntabwo azapfa, ntarongera kubonana nawe amaso kuma. Baramujyana Sorobida yama bamugeza ku kirwa. Nawe hari ibikujyana, ariko reka mubwire haleluya, abantu bagutege, aho Satani akujugunye, aho abadayimoni bagutaye mu kigeragezo urimo, niho hari ubutabazi. Nukomere wihangane, isezerano jambo Imana yavuze naho ryatinda rizasohora rirakugerageza. Wa mukobwa we ugize haleluya fite isezerano ry'uko uzakora ubukwe ugashaka, ariko buri mwa uhura n'abakwanga ubukwe ugapfa. Reka mubwire aho upfiriye ni naho muzemerera. Wa muntu ufite diplome warize wiga, Imana ivuga ngo uzabona akazi, wararangije ubura akazi ni depoje nawe uguhamagara. Iryo ni isezerano riri kugerageza uzabona akazi kandi ubone keza. Mana ishimwe mukozi w'Imana uri muranyumva, torero ryawe ryarasenyutse. Mana yavuganye nawe yuko itorero ryawe rizakomera. Reka mubwire iki ni igihe cyo kubwira yuko irya ari isezerano ryakugerageje, ariko ari igisubizo kigiye kuboneka kizanywe n'isezerano. Saigadi moro bidayama ndumva isezerano rigiye gukomera. Imana igiranye isezerano na yuko izahindura amateka yawe, izahindura ubuzima bwawe. Mana ishimwe. Yohana bamujyana ku kirwa cy'Ipati, ahantu twasomye bibitangaza. Wamugeze ku kirwa cy'Ipati baramutwaye, ariko bamujyanana n'isezerano. Ushobora gufungwa ufite isezerano ry'uko uzaba umukire, kajya muri gereza. Nubwo ugiye muri gereza ariko ujyanye n'isezerano. Yosefu bene se bamwangana n'isezerano, bamugurishana naryo, ajya mu kazi ko mu rugo kwa Potifari, ajyana naryo
ajya muri gereza ajyana nabyo, ariko birangira risohoye. Isezerano nawe ryarakugerageje, wa muntu nyumva wabuze n'imyenda wambara kandi Imana yavuze kuzambara. Iryo ni isezerano riri kukugerageza, ariko umva itangazo, isezerano ry'Imana ntabwo rihera, nta warigwana, nta warikuraho, nta minsi yarivanaho, nta byago byarivanaho, nta ntambara zarivanaho, nta gereza yarivanaho, nta warifunga. Isezerano ry'Imana riragerageza ariko rigasohora. Mana ishimwe. Yohana ngo bamugeze kuri icyo kirwa, haleluya, ngo baragije bagina, hari umwe mu basirikare wari umugome cyane, abwira bene se, ababwira bene wa, arababwira ati mureke babwire hano, reka babwire ibintu byabaga kuri icyo kirwa mbivugeho. Mana ishimwe. Kuri icyo kirwa hari ahantu hari, nk'uko nabivuze mu ijambo twasomye. Mana ishimwe. Hari ahantu hari, nabivuze, Mana ihima, hari amasaha y'igihugu yarajyanaga cyane, hari inzoka zitwa ishira, haleluya, hari inyamaswa z'amoko yose. Igitangaje cyari cyane, habaga imbeho nyinshi cyane, mbega yarakonjaga cyane. Bajyanye Yohana rero, narangije baravuga, umwe muri baravuga ngo nimureke tumuce akaboko maze ava amaraso, inyamaswa zihumurirwe n'aya maraso yiwe. Mana ishimwe. Itangaza cyaba, bafashe akaboko ka Yohana bakarambika ku giti ngo baragatema, ariko nubwo hari bigutema biragutemana n'isezerano. Baramutemye, ariko yari afite ijambo rivuga ngo ntabwo uzapfa, narongera kubonana nawe. Robida ya sanso gadimoro, nawe ufite isezerano rivuga ngo uzarya, rivuga ngo uzambara, nubwo wambaye ubusa, nubwo uburara, nubwo utagira woba, nubwo ura n'ibigeragezo, urakora ntacyo ugeraho, ura n'ibikurwanya, rubanda bakugirira isare, ubona intambara nyinshi byawe byaranyazwe. Reka mbwire, isezerano nta pita sanso, ntabwo rihera. Bagishimye ngo bamukata akaboko, bamare kumukata akaboko ngo wakamukase, yarahindukiye agarutse asanga akaboko kasubiranye. Kubera iki? Yohana yari afite isezerano ry'uko, haleluya, ry'uko eneta, ry'uko atazapfa, Yesu atarongera kubonana nawe. Kandi Yesu Kristo yamuhaye isezerano, ari umuntu wuzuye, atari ikimuga, ntabwo yari kurisohoza ari ikimuga. Reka nkubwire, isezerano Imana yaguha yari guhaye uri umuntu mwiza, uzizaresoza uri mwiza. Nubwo uca mu bigeragezo, ibyo bigeragezo bizarangira, hinduka umusirimu, wongerewe mushasha. Kubiza ukuntu Yohana yari yarashaje, Imana yaramuhaye isezerano, ari umusore, yarongeye ariyuburira bamushasha kubera isezerano. Isezerano ry'Imana ntabwo rihera. Mana ishimwe. Ngo barareba babona Yohana nta kintu bamukorera, kuko bari bamaze kubona yuko kumwica bidakunda. Icyo gihe bari haramaze kujyaho itegeko rivuga yuko bitemewe yuko bacibwa ibihanga, iyo baza kumuca igihanga ari guhita apfa. Ariko iryo tegeko ryari ryaramaze gushyirwaho n'umwami w'i Roma, rivuga yuko nta muntu bazongera guca igihanga. Mana ishimwe. Nuko rero Yohana bamufatira umwanzuro, baravuga bati reka tumusige hano kuri iki kirwa, naticwa n'inyamaswa azicwa n'amasazi, naticwa n'amasazi azicwa n'imbeho, naticwa n'imbeho azicwa, haleluya, azicwa n'inzara. Bamusiga kuri icyo kirwa cyitwa Ipati. Tugeze ku ijambo twasomye, haleluya, Yohana aba kuri icyo kirwa, ayikirwa n'inzara, ahura n'ibigeragezo. Ariko nashaka kuvuga iki? Reka mvuga iki ngiki, aho Satani agutaye, aho ibigeragezo bigutaye, aho inzangano zigutaye, aho imiryango igutaye, aho ishyari rigutaye, niyo Imana igusanga. Aho ibyago bigutaye, aho ubona bidashoboka, niyo Imana izagusanga. Aho waburaniwe, niyo Imana izagusanga. Aho ugiye gupfira, niyo Imana ije gutabara. Aho uburaniwe, aho ushobewe, aho nawe ukiguhamagara, aho nawe ukikwitaho. Reka nkubwire, niyo isezerano rigiye gusohorera. Aho ubona byagucanze, niyo isezerano rigiye gusohorera. Mana ishimwe. Yohana aho ngaho, igihe kimwe rero, tugeze ahantu twasomye mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Igihe kimwe rero Yohana yari arimo arasenga, hari ku isabato, n'uwo bitaga umunsi w'umwami wa. Mana ishimwe. ngo arimo arasenga, agiye kumva yumva ijwi riramuhamagara. Niko twasomye, niko yanditse, aravuga ati jyewe Yohana,
jyewe Yohana musangiye amakuba n'ibyago bibonekera muri Yesu Kristo umwami wacu. Nari ku kirwa cy'Ipatiri bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Haleluya. Nuko ngiye kumva numva ijwi rimpamagara rimeze nk'iry'impanda. Haleluya. Ngarangije ahindukizwa no kureba ijwi twavuganaga nawe. Mana ishimwe aho ngaho uri n'ijwi ry'Imana ari gusa. Mwifurije kwakira ijwi ry'Imana mu kigeragezo urimo. Mwifurije kumva ijwi ry'Imana solo bida ya Mana. Mwifurije kumva ijwi ry'Imana mu ntambara ufite, mu jago ufite, mu bibazo ufite, mu bukene ufite. Wa muyobozi we urabona mu kuyobora kwa ibibazo byakubanye byinshi. Wa mupasitoro we urabona byakubanye byinshi. Wa mukristo we byakubanye byinshi. Ndetse n'abadasenga mufite ibigeragezo. Buri muntu wese afite intambara, ariko ndabifuriza kumva ijwi ry'Imana ribasange muri ibyo bigeragezo. Nawe uri mu byaha ndakwifuriza kumva ijwi ry'Imana rigusanga muri ibyo byaha. Nawe uri mu murande, ufite kanseri, ufite sida, indwara zidakira, umva ijwi ry'Imana rize rigukize. Mana ishimwe. Arangije ngo numva ijwi rimeze nk'iry'impanda rimpamagara. Numvishijwe mpindukizwa no kureba ijwi ry'uvugana nanjye. Yohana yavuze ngo iki? Ati mpindukiye nagiye kubona. Haleluya. Ibuka isezerano Imana yamuhaye. Yaramubwiye ngo ntabwo uzapfa utarondera kumbona. Ngo ngiye kubona mbona ibitereko 7 by'amatabaza by'izahabu. Imana ishimwe. Ngo nitegereze muri hagati y'ibyo bitereko ngo mbona Musa n'umwana w'intama ahagaze hagati yabyo. Wibuke yari afite isezerano rivuga ngo ntabwo uzapfa tarongera kumbona. Ryaramugerageje baramusekura ariko ntiyapfa, baramuteka ariko ntiyapfa, baramutema ariko ntiyapfa, kuko yari afite isezerano ngo ntabwo uzapfa utarambona bundi busha. Mana ishimwe. Ngahindukiye rero abona gusa n'umwana w'intama, abona Yesu Kristo ahagaze hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza. Arangije garagenda. Isezerano riba ryasohoye. Nubwo isezerano ryawe ryatinze, ariko nukebuke urebe aho yavuganiye nawe. Urebe. Haleluya. Nube mu isi y'umwuka nukebuke urebe ku musaraba. Urebe ijwi ry'uvugana nawe. Urebe ijwi riguhamagara. Urebe ijwi ry'intumwa. Haleluya. Nisansoma. Urebe ijwi ry'umuhanuzi urimo urakubwiriza ijambo ry'Imana. Ndimo ndakubwira yuko isezerano Imana yakubwiye ritazahera. Nubwo rigeragezwa, nubwo uca mu ntambara, nubwo uca mu bibazo, ariko ntirizahera. Isezerano rirarindwa, isezerano rirakomera, isezerano ntirihera. Imana yavuganye nawe wasenze nubwo itavuze, ariko gusenga wajyanye isezerano n'Imana. Kuwavuganye n'Imana, gusenga no kuvugana n'Imana. Nubwo isengesho ryatinze ukavugira ngo ryaraheze, n'Imana yarakwihoreye. Urimo urageragezwa n'iryo sengesho rigiye gusohora. Mana ishimwe. Ngamaze kumubona cyo amwikubita imbere nk'upfuye, niko yavuze. Ngamaze kumwikubita imbere. Haleluya. Yesu amurambika ikiganza. Ijambo yamubwiye cyambere yaramubwiye ngo witinya, nduwambere n'uwimperuka. Aramubwira ngo njakura nari narapfuye, ariko none dore mporaho kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Reka mubwire ijambo rimwe wowe neza amatwi, wewe wandebye, wowe muntu w'ubutumwa. Isezerano Imana yaguha rirageragezwa. Uretse n'isezerano abantu basenga sanga ari abanyabibazo, bahora mu ntambara, niwo baba hanze, niwo bagira intambara. Ariko iryo sengesho muhora musenga rirageragezwa. Iyo umuntu amaze kugeragezwa numara kwemerwa, haleluya, nzakwambika ikamba, niko bivuga. Rero reka mubwire, iyo umuntu amaze kugeragezwa, isezerano rimaze kugeragezwa, cyangwa se isengesho rizana icyo Imana yagambiriye. Mana ishimwe. Yesu arangije aramubwira ngo icyakora lobita sanso gadi moro zagadi miniwa. Nari narapfuye, ariko none dore mporaho kandi nduwambere bino w'imperuka. Mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Reka mbabwire ijambo rimwe. Yesu Kristo nufite imfunguzo zanyu, nufite imfunguzo z'amasezerano, nufite imfunguzo z'urupfu. Ntabwo wapfa niba waramwizeye. Cyo yavuze kitarasura. Ntabwo wahera, ntabwo wapfa, ntabwo warema, ntiwaheranwa n'ibibazo. Yaravuganye nawe
Imana ishimwe. Haleluya. Ndatura imbaraga z'amasezerano. Ndaguhumurije wowe ufite amasezerano, we wasenze Imana kabona byaratinze, umva ijambo nkuzaniye. Ndabwiye ngo Yesu ni ufite urufunguzo rw'ayo masezerano. Komeza urindire, komeza wihangane, wumva isano Yesu yaciye. Isezerano iragerageza. Kibazo tugira abantu bakira iteka abakozi Imana, niba umuntu yaraguhanuriye bigatinda uti yaravangiwe, ntabwo yavangiwe. None se nureba Yohana yaciye hose, none se Yesu yari yaravangiwe? Nimwumvise ko byasuwe, ntago abakozi Imana baba baravangiwe. Iyo umuntu aguhanuriye gira kwizera, wihanganira ibigeragezo bizanwa n'isezerano, utegereze ko rizasohora. Mana ishimwe cyane. Hari n'abandi baba mu masezerano bakavuga ngo Imana yaratubeshe. Hari n'abandi basenga bagategereza ibyo basengeye bakabibura, maze bagahitamo kwicira inzira, bagahitamo kureka gusenga. Iyo ntabwo ari umuti. Ibyo wasengeye bizaza, sengesho riratinda kandi rikagerageza. Kandi mureke mabwire abantu mutemera ko Imana ivuga mufite ikibazo. Imana iravuga, Imana yakuremeye akanwa, wowe ukavuga kuki itavuga? Ubwo mufite ibyaha bituma Imana itavugana nawe. Nimwemera Mwuka Wera ngazabaganirize, nicyo gituma mutavugana na. Hari n'abandi haleluya, reka mbabwira n'abandi bantu bavuga ngo iby'Imana yavuze ntabwo bihagije. Imana ihora ivuga, umubyeyi ahora aganira n'umwana. Iyo umaze igihe utavugana n'umubyeyi wawe kiba ari ikibazo. Mujye mukunda ko Imana ivuga. Imana ivugane na mwamatorero mwe, mwongere museme Mwuka Wera. Imana yajyaga ivugana na. Hari abantu bamaze kugwa rwakijijwe kera, Imana ivugana natwe. Imana ivugira mu matorero, abantu bahanura none barabiciye. Reka hari n'abandi bavuga ngo amasezerano yaratinze. Ntabwo amasezerano yatinze ku buryo Imana itavuga ya. Nimujye mwemerera Imana ivugane na. Mana reka mabwire ikintu kimwe, reka mvuge ibi ngibi. Iyo umuntu afite isezerano riza ni ikintu gikomeye. Tuvuge n'urugero, niba Imana yarakubwiye ngo uzabyara umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu y'umubyara aza ari umumaro, aza ari igitangaza kuruta abo wabyaye Imana itaravuze. Butiki Imana yavuze, Imana ikavuga ngo zaguha iduka. Iryo duka riza ari iduka rizima, ari iduka ritazahomba, kuko ni iduka rivuye mu masezerano. Ikintu kivuye mu masezerano, muzasome Bibiliya, abantu bagiye babona ibintu bivuye mu masezerano byagiye ibintu bidasanzwe. Abantu bagiye babyara abana bavuye mu masezerano, babaye abana badasanzwe. Hereye kuri ba Samweli, ba Samusoni, bose babaye Imana yavuze. Ba Yosefu ngo ndabaye Imana yavuze. Niyo mpamvu babaye abana b'ibitanga, kubera iki bari abana b'amasezerano. Nawe rero jya ukunda ko Imana ivugana na. Muve mu bintu bibashuka, bintu byaje muri iki gihe ngo Imana ntabwo ivuga, ngo abavuga baravangiwe. Reka mbabwira, haracyari abantu, haracyari abantu bazi gukora Imana, haracyari abantu bazi kubwiriza, haracyari abantu bitangira umurimo w'Imana. Bana abantu bamaze kugwa mu jumuru. Reka rero mbabwire yuko abantu mwavuganye n'Imana, abantu Imana yabwiye, n'abandi mwasenze mukagana n'Imana mu isengesho, narinje kubabwira ngo nimukomere icyo Imana yavuze ni igifite ifunguzo kandi kizasohora. Nimugire amahoro ya Nyagasani. Murakoze cyane. Reka dusenge mbasabire umugisha. Mana yacu, ndagushimiye kubw'abantu bateze amatwi ubutumwa. Zebita in the holy God is oba salagidi ni moro la segidiwa. Hari abantu mwari muduteze amatwi. Imana igiye kuvugura amasezerano yanyu, kandi Imana yibuka amasezerano yanyu. Ndatubaka amasezerano azaza, nubwo mwacitse intege, ariko isezerano ntabwo rihera, nubwo ritinda ariko rizaza. Legitimo, turagushimira Nyagasani yuko aya masezerano y'abana b'Imana azasohora. Tubishimiye mu izina rya Yesu umwami wacu dukunda. Amen. Murakoze cyane. Hari umuntu wari wadusabye yuko tuzamusobanurira ku by'isabato. Yavuze ngira ngo ni nk'ikibazo yatubajije. Yarabajije ngo mbese umuntu iyo yishe umunsi w'isabato ntago abakoze icyaha. Nimureke mabwire ikintu kimwe, muri iki gihe idini tujyanye kure, ariko gukirwa Yesu Kristo ntabwo ari umugatolika, nta nubwo ari umurokore, nta nubwo ari umudive, nta nubwo ari umusilamu, kandi Imana nayo nuko. Ahubwo Yesu Kristo ni umwana w'Imana, n'umuntu wese umwizera n'umwana w'Imana. Haleluya. Hanyuma rero umuntu watubaje icyo kibazo nakabaye ntanze ingero nyinshi muri Bibiliya zigaragaza umunsi w'isabato, ariko mbagira ngo dukoreshe iminota mikeya bizorohere buri muntu wese kureba iyi video no kumva ubutumwa. Hanyuma reka sobanuro gatoya isabato. Yesu yigeze gukiza umuntu ku isabato, kubera ko ku isabato ntabwo byari byemeye ko umuntu akora ibintu yiboneye byose ku isabato, ngo bagara umunsi wo kujya mu rusengero.
tuzafata umwanya kwigishe ku isabato, ariko mbere na mbere reka mbabwire isabato y'umuntu iba mu mutima we. Igihe turimo ntabwo ari igihe cy'amategeko, nta nubwo ari igihe cyo kubaho n'amategeko, ni igihe cyo kugira ngo umuntu akunde Imana n'umutima we, akunde na bagenzi be maze azajye mu ijuru areke ibyaha. Rero isabato y'umuntu iba mu mutima we. Umuntu ashobora kugira akazi kamwe katamubohora ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru, ariko kamubohora ku wa mbere. Ashobora gufata ku wa mbere akavuga ati umunsi wo kwa mbere muhaye Imana, nzajya nirwana n'Imana nihirane n'Imana. Uwo munsi wamubera isabato. Kandi bibutse neza ko Yesu ni umwami w'isabato. Ni wowe waha Yesu n'isabato uzaba yubashye. Nukunda Yesu n'isabato uzaba yikunze. Nubahiriza ibyo Imana ikubwira n'isabato uzaba yubahiriza. Isabato ntabwo isabato ariyo Mana, ahubwo Uwiteka Imana iri mu ijuru niyo Mana. Niwubaha Imana rero na Yesu ukemera Umwuka Wera, isabato uzaba yubahirije. Nzategura ikiganiro kivuga ku isabato neza mbyigisheho, ariko reka dusoreze aha ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mwese Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Hari n'abantu banyatse nimero zanjye. Nimero yanjye ni 07 64 92 167. 07 92 167. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turabakunda abantu mudukurikirana kuri YouTube. Mugerageze gukanda like, gutanga n'ibitekerezo. Munaje kuba afite ikibazo ku ijambo ry'Imana cyangwa se icyo bifuza ko tuzakugezaho, ushobora kutwandikira cyangwa kuduhamagara kuri iyo nimero, tukazakora ikiganiro cyerekeranye n'iyo nkuru ushaka ko tuvugaho. Hanyuma mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bitabaruhije. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibarinde kandi bamugisha. Amen.